ndagushimiye kandi ngo ikaze wahisemo kudukurikira. Iyi ni Chantal TV kandi ni umuyoboro mwiza w'abantu bashaka gutera imbere, w'abantu biyemeje kwiyubaka, bakubaka n'abantu bari kumwe kugira ngo turusheho kugira imiryango ikungahaye kandi no kurigera ku iterambere rirambye. Rero uyu munsi ni umunsi mwiza nanone Imana yaduhaye, nahisemo ko tuganira ku ngingo nanone y'iterambere. Turifuza kugira umuryango mwiza kandi umugore ni umwe mu nkingi zikomeye nziza, inkingi z'iterambere ry'urugo. None rero uyu munsi nabazaniye umutumirwa, nawe ni rwiyemezamirimo, ni umudamu, amaze igihe kinini akora bizinesi zitandukanye. Ibyo byose natekereje ndavuga nti hari ibyo yatunyuriramo tukagenda tubona ubumenyi. Hari abantu bavuga ngo use nabaza nde, ushize twaganiriye tuvuga ngo umuntu asanga umuntu aziranye nawe akamugira inama, ariko hari igihe bavuga ngo simfite ungira inama. Rero aha ni igisubizo cy'ahantu wabonera amasomo yose, ukagirwa inama zuzuye n'ibyo ukora ukabinoza neza, ndetse ukabikora nk'umunyamwuga nyine. Ntago atari ibintu byo kujyamo wavuyemo ukavamo kuko ubonye ibindi birenze ibyo ngibyo. Reka rero tumuhe ikaze, hanyuma atwibwire, tukomeze n'ikiganiro. Ni karibu umubyeyi. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Nikuzwe Emily. Yego. Ntuye Kicukiro. Yego. Ni karibu mu kiganiro rero kuri Chantal TV. Tumaze iminsi tuganira ku bintu bijyanye n'iterambere, ariko nakomeje gutekereza cyane ku bantu b'abadamu bari mu ngo, sibyo, bavuga ko badafite abantu bagisha inama mu buryo bw'ibintu batangira bibyara inyungu. Ndagira ngo uducire byibura muri zimwe muri business umuntu yatangiza amafaranga makeya, hanyuma tugende tuzamuka uko amafaranga agenda azamuka, turebe ibintu umuntu yagerageza gukora adakoresheje amafaranga menshi, kandi mu by'ukuri bikamutunga, bikamuha imibereho. Urakoze cyane. Ntago biba byoroshye gutekereza ikintu wakora. Uricara ukaryama cyangwa se ugatekereza ikintu wakora, umuntu akakubwira iki ukabona ntugishoboye, umuntu akakubwira iki ukabona wapi ntabwo birimo bijyamo neza. Ariko uko ugenda uganira n'abantu niko ugenda uvuga uti nyamara iki ngiki nakibonamo. Ariko nanone hari n'igihe utekereza ikintu wakumva wifuza gukora, ariko ukagira imbogamizi y'ubushobozi. Ukaba wenda wavuga uti hari icyo nakora cy'amafaranga makeya, ariko ugishaka ukakibura. Ngewe rero cyane noneho nk'umudamu, ubundi umuntu utijena niwe ushobora kubasha kugira ikintu akora bigakunda. Ariko wa muntu wikompurika, ngewe ese umuntu mbona nseka, ese icyo nkigiyemo buriya abantu bambona bate. Ndakubwira yuko n'umuntu ucuruza avoka arunguka kandi agatahana inote y'ibihumbi 5, agataha ameze neza. Kandi umuntu wacuruje avoka nta bihumbi 10 aba yashoye. Ngaho tekereza, noneho utekereze nk'umubyeyi ufite umwana, wenda rimwe na rimwe ntafite umukozi wo kumusigira, wenda rimwe na rimwe ntafite umuntu asiga mu rugo. Ese biroroshye kuba umuntu yabona ubwo bushobozi butoya, adafite ibintu bigari, afite na rwa rugo agomba kwitaho kandi agakora? Icyoroshye ni kimwe, ubushake. Ibindi byose iyo ufite ubushake birakunda. Umwana ushobora gushaka umusiga, mbese iyo wageze mu bintu uraniyadabuta y'ukuntu uri bubigenze. Use ntuzi yuko umuntu ashobora kugenda uyu munsi akajyana umwana, ejo ntamujyana akamusiga. Ubu ntuzi yuko uyu munsi ushobora kugenda ufite igishoro, ukagenda ugakora kubera ko igishoro cyawe wenda ari na gikeya ugahomba, noneho ugasiga unacururiza abandi kandi ugatahana amafaranga. Ndabibona. Yego. Uyu munsi ushobora kuva mu rugo ukagenda ukajya ku kazi, ukagenda nta kintu ufite ugiye gucuruza, kandi ugasanga utahanye yo kurya. Wampase nk'urugero rw'ahantu umuntu yajya adafite igishoro mu by'ukuri, wenda utangire ku muntu ufite igishoro cy'ubutekerezo n'ubushake, kuko nacyo ndumva ari igishoro. Wari wajya mu mujyi ngo urebe abantu baba barimo barakubaza ngo ese ngo uko dufite amakanzu meza, ko dufite amapantaro meza, waza tukaguha. Njya mbabona ngwino tuguhe, ngwino akaza akakwigisha, akagutangirira mu nzira, akakwigisha, akakwereka uburyo niba abonye wambaye ikanzu arakubwira
makuru, akwigisha gutera imibare, gutera amasomo, nurangiza uze kumva yuko koko ari byo, umubwira uti basi nako cyangwa ahubwo nakubwira ati basi reka nkwereke niyo utagura umusaza ubutaha iyo ugiye yose ntugura akenshi uragura. iyo agiye rero ajya kukwereka imyenda itari ye burya kenshi hari igihe akwereka imyenda itari ye. Ubwo rero uwo twamuta nka komisiyoneri, hari n'igihe aba adafite uwo muntu ariko arataha akarya. ariko se wamugani impamvu uwo muntu ataha akarya nuko afite ubushake bwo gukora, sibyo, akazinduka akoga nk'abandi bose akajya mu kazi, bagiye ku kazi. Nyine nicyo ndi kukubwira yuko icya mbere ni ubushake, no kumva ko ikintu icyo ari cyo cyose wagishobora. Ikindi cya kabiri no kumva yuko nta muntu ugomba kuguseka, ugomba gukora ibintu biri buguha amafaranga. Ni ukuvuga ngo ubundi ahantu ubonye ifaranga hose jya uhakurikira uhomeka mpaka. ariko nanone nyine urumva yego amafaranga yose burya arasa, amafaranga arasa, amafaranga yose arasa, yaba yandi watoraguye mu myanda, yaba watoraguye gute, wowe icyo upfa ni uko ufite amafaranga. Yego ntabwo nkubwiye ngo uzajya gukora imirimo itakubahisha, ariko ikintu cyose wumva uhamanywa n'umutima wawe yuko nta kintu kigutwaye, kandi nanone ugahamanywa n'umutima wawe yuko icyo ukeneye ari amafaranga kandi wayabonye, icyo kintu gikore. Ubwo maze kubona yuko mu by'ukuri gushaka ubwabyo ni igishoro, kwemera gushaka gutangira ubwabyo ni igishoro, kwemera yuko ufitiye icyizere kandi ubushobozi bukaza watangiye. Noneho rero ubwo tubwiye umuntu urimo kwicara hariya mu rugo akaryama, aryamye mu nzu y'ubukode, yenda se nta nubwo azi neza ko ejo azabona icyo yishyura, nawe turamubwiye ngo nakarabe mu gitondo ajye gushaka akazi. Ariko wari waba mu rugo nk'ukwezi byibuze, ukwezi kumwe ubyuka mu gitondo udafite ahantu uri bujye, udafite ikintu na kimwe uri bukore, uraryama bikanga, ukicara bikanga, ukajya kuri telefone ukumva birambiwe, kandi ugakenera kumva ushaka icyo kurya, ugakenera kumva ushaka icyo kintu cyakubaho byibuze uyu munsi bikubeho, ejo bikubeho, umara icyumweru, umara ukwezi umeze gutyo, uragenda ukarwara ukaremba, ukarwara niba nava indwara y'imitekerereze. Sinzi umuntu wigeze kuvuga ngo nubwo akazi kavuna ariko kudakora bivuna kurusha gukora. Noneho rero ubwo tutangiriye ku muntu uri kuvuga ngo nimbe namwe ngo wenda mufite ibyo 20,000, ubwo nawe tumuhaye akazi, nagenda areba abantu barimo baracuruza, ababwira ati jewe shobora ese mpuzaniye umukiriya wampangaye, sibyo, kandi abagabo barabishobora ibi bintu. Warabibonye ko ku mamodoka menshi abantu benshi bagenda bazana abakiriya bakabashyikiriza mu shoferi, yarangiza akabaha amafaranga. Ntabwo ari abagabo gusa, n'abagore barabishoboye, twese turashoboye. Babishobora ariko se turababona hanze aha? Barahari, ari abagore bitinyutse bazi gukora, kandi umugore witinyutse abona amafaranga menshi cyane kurusha n'ayo mugabo. Areka ubushize hari ikiganiro twigize kugirana namwe, mutubwira uburyo mwatangiriye ku 100,000 business. Hari igihe waba warigize gutangira munsi y'100,000 ukagira business wakora munsi y'100,000? Rimwe se cyangwa kabiri? Kenshi rwose. Watuheyemo dukeze nigeze kanumve ikintu naba narakoze kiri munsi y'100,000 kikagenda, niyo kitaba cyaragenze cyane ngo kibyibuhe, kuko urumva nanone waba watangiriye hasi, ariko ukaba ubizi neza ko byibura nubwo baragihagaritse ariko mu gihe cyacyo cyagize umumaro. Nigeze rero ucuruza kantine mu cyaro ahantu. Iyo kantine ntabwo nari mfite amafaranga menshi, nari mfite make, sinibuka umubare, gusa icyo nzi cyo naragenda ngura litiro 10 z'amata, nizo naranguye, ndagenda nshaka ahantu. Ubwo litiro yaguraga nka 200-300? Litiro yaguraga 150, sibyo? Noneho litiro numva naraguze 10. Noneho ikindi yaba ari nk'icyatanu hariya njya mu isoko ngura udukombe twa plastike twabaga tugura 200, 300, ndagenda ngura akajaga, ndagenda ngura indobo, ndangije urumva ahantu nagiye gukorera amahirwe nahuye nayo, iyo nzu nayikoresheje 10,000.
no nyirayo yari afitemo utuntu tw'utu etajeri. Yego. Icyo nakoze yumva yaranijije mwishyura inzu nk'ibisanzwe. Ndangije ngura udukoresho tw'ibanze, udutebe sinzana ko udutebe nka tungahe, hanyuma none mu byaro ni nimbaho mfata n'utwo nari mfite mu rugo. Icyo gihe icyo nakoze ni iki, naranguye imineke, urumva naranguye imineke ntiyarenze igihumbi, urumva ni amasera abiri yonyine. Hano umuneke ubugura 300 cyangwa 100, nawe urabyumva. Naranguye imineke rya gare rije, mfataho imigati, mfataho amandazi, mfataho amakeke, ya mata none harankundira, narayavujije arafura. Urumva nta nubwo nari nabisobanukiwe neza ibintu byo kuvuza, maze arangira arankundira arafura, aragenda amata aryoshye, araryoha pe. nta firigo nari mfite, ntaki. Ubwo urumva kwayacuruzanya ubushyuhe. Ariko ndagumya ndarwana iyo ntambara, amata ndayacuruza. ubwa mbere umunsi wa mbere nungutsemo 5. yego mana, nungutsemo 5 abana ibintu ni ibi ngibi umunsi wose. ubwo urumva nari naguze utwindazi, noneho nkajya mbarira ipaki y'amandazi nunguka 100. Erega n'ubu ngo nuko ya mineke urumva niwo nari naranguye imineke, ndumva nari naranguye nk'imineke hari igihumbi. Umuneke naho ugurishaga 50. Nayo ntago nabaza uko byagiye bigenda detail, ariko narisuzumye mbona nabonye 5. byose ukusanyirije hamwe. Ni ibi ngibi ubu ngubu byagiye buracya. ubwo urumva nafataga amata mu ma 5 saa 6, ariko navuze n'ubundi ndongeranya afate. Noneho ndongera mfata litiro 20. noneho urongera. Nahise nzongera kuko nabonye ku munsi wa kabiri byageze igihe igare rizamukira rizanzanya amata, mbona amata barimo barayanywa, mbona birimo biragenda. Mfata litiro 20, ariko noneho muri litiro 20 bitavuga ngo ngiye gutekamo n'icyayi, noneho ngiye gukoramo n'inshyushyu. kuri ayo manywa y'ihangu nyine. ubwo urumva nafashe litiro 2 zitekamo icyayi, nzishyira muri teremusi. ntihabura unywa ka cyayi da. noneho ndangije mfata ayandi nyagumisha aho ngaho ari inshyushyu. ariko ayo y'inshyushyu urumva nabaga nayatetse, nkayashyira aho ngaho. hanyuma noneho hagiye uruyashaka ari inshyushyu, nkagenda nkamudahira kuri yayandi yose natetse, ntegereje yuko nza kuyavuza bwigeze nimugoroba. Yego. umunsi wa kabiri rero ntago yanshiranye, ntago yashize, ariko navuze nubwo adashize leta ntekamo icyayi. yayandi y'ikivuguto. Yego. ntiyashize umunsi wa kabiri, ariko nabonye yuko bigenda. noneho bigeraho birashyuha, abantu bavuga ati kwa wa mama bagira amata meza. nagira kuba umuntu wo muri karitsiye ugira amata meza. turiye ikigo cy'abanyeshuri bakajya baza bavuga ngo hari amata meza. nuko mbona nkazajya mbasha kubonamo, nkaguramo ibirayi. muri icyo gihe nabikoraga, ibirayi byabaga bigura 100, 50, ku buryo noneho mbona nshobora kurya, nshobora kunywa kuri ako kantu. ariko mu by'ukuri ntakubeshye, nta 100 nari mfite. kandi ni ukuri waratinyutse, bigira umumaro mu gihe cyabyo. icyo ni kimwe. noneho reka tubwire, ubu noneho rero abantu baba baravuga ngo bizinesi iri munsi ya miliyoni mu by'ukuri ibaho. ngaho tubwire mu mafaranga atarenze miliyoni, indi bizinesi umuntu yakoramo. amafaranga ako miliyoni ugira ngo ni amafaranga makeya? ni menshi. miliyoni ni amafaranga menshi cyane. ndimo ndavuga nyine atarenze miliyoni. ubwo nari nashatse nkubwire nuko nta muntu ukwiye kuvuga ngo amafaranga atarenze miliyoni. basi mbwira amafaranga atarenze 200 cyangwa 100 ari ikintu umuntu yakoramo. miliyoni ni amafaranga menshi cyane, nta kintu na kimwe utakoramo. wowe utubwire. ushobora kujya kuyacuruzamo inkweto, ushobora kujya kuyacuruzamo imyenda. miliyoni ushobora kuyakoramo butike nziza iringaniye nyine yo ku rwego rwawe. miliyoni ikintu utakoramo miliyoni se ni igiki nyine? ubwo ngiye nashatse kuvugira byibura miliyoni, ariko wowe ubwo twahereye munsi y'ibihumbi 100. uduhe n'utundi bizinesi 100, 200, 300, niyo waduhe 2 cyangwa 3. buri muntu wese ariha urugero. nk'urugero rwa hafi utubwire ibyo wakoze bifatika, kuko ingero twazitanga, ariko ndagira ngo wowe witangeho urugero. nk'urugero rwa hafi. ngewe
nkitangira kumenya kuba umuntu yaba yacuruza nacuruje imbuto. Imbuto naragendaga naragiye mfata ikibanza mu isoko. Ndangije icyo gihe ubwo wenda nari nkiri na mutoya narakanguka mu mutwe cyane, ariko naragiye nkagenda nkarangura, twaranguraga Nyabugogo. Noneho rangura ibinyomoro, rangura amatunda, ibinyomoro ibiro 20, amatunda ibiro 20, rangura imineke, narangura amaronji ibiro 10. Ndabyibuka icyo gihe ntangira narangura ibiro 10 by'amaronji, nyamara nk'iminsi nk'ine yari amezeho. Icyo gihe rero narabizanaga nkabitandika. Icyo gihe nta gishoro cy'ibihumbi 50 nari mfitemo, ariko nabwo naracuruje mbona iminsi iricuma. None wenda imbuto zarahenze sibyo, ariko se nubwo zahenda wabonaga iyo ugereranije uburyo imbuto zagendaga cyangwa se uburyo natwe tugura imbuto cyangwa kuzigura hanze, imbuto ubona ari ikintu umuntu wese mu bantu biyumva mu kudandaza wagiramo umuntu inama ku buryo yabitangira afite amafaranga makeya? Imbuto nicyo kintu, imbuto n'imboga nibyo bintu bya mbere byunguka cyane kandi bifite igishoro cy'amafaranga makeya. Icya mbere ushobora guhuriramo nacyo nk'ikibazo ni uko ushobora kubura abakiriya. Ariko kubura abakiriya ni nk'uko n'abandi ikibazo rusange. Ikintu bita kwataka urakizi? Kwataka no kugira gute? Niba uracuruzanya n'abandi, hari ukuntu abandi wenda uje uri mushyashya, abandi bafite abakiriya babo, bafite ukuntu bafatishije ibintu bimeze neza, wowe uraho kandi ukeneye kugira ngo uze kugira icyo ubona. Niba umuntu aturutse hakurya hariya ngenda umusanga, ucunga ba bandi barangaye, ukagenda umusanga gake gakeya unacunga yuko bakureba. Umva ajya kugera hahandi kwa kundi icyo bita gucanganyikisha umukiriya. Noneho umukiriya nyine ugahita umubwira neza, ukamwereka ibintu kiriya sheri, mbese ibisho twa tuntu twose umuntu avuga ku buryo byibuze nko mu bantu bakiriya wagombaga kwakira ushobora nko kongeraho abandi bangahe bagombaga kujya ahandi, no kubera yuko ari ukuntu wamenye ubwenge cyangwa wakanuye cyane. Uvuga ngo urataka ukagiye hirya ukava ahangaha ukajya no gusura umuntu ucuruza ibindi bintu ukamwinginga atese ntabwo uri bugure imbuto uyu munsi kandi nawe acuruje aho hafi aho. Yego nyine yaba nyine umubuzije uburyo uri kumubaza ukuntu agera akavuga ngo ngaho nzanira cyangwa se zana ndaza kuyaguha utoke, ukagenda wirukanka ukaza noneho ukabizana ubigaragaza ubyereka n'abandi bakavuga ati ariko uyu muntu nanjye ngenda nzanira. Ukagenda ugira nyine ukagenda ubona abakiriya, ukagenda ubona ko ibyo bintu uvuze. Icyo nari kukubwira nuko ikintu icyo ari cyo cyose kiba gisaba gushyiramo imbaraga. Icyo kintu nakubwiraga cy'imbuto bivuga ko iyo ubuze abakiriya niko guhomba kwa mbere. Oya ni nako guhomba. Imboga ntizihomba. Ikintu gituma uhomba ni ukubura abakiriya. Abakiriya rero ni bo bashaka. Urabashaka ku ngufu ku nkoni. Aho ukabashaka ku ngufu ku nkoni uvuga uti ntavangaha nacuruje, ntabwo runaka nacuruje 100 cyangwa 200 ngo njye nani 500. Reka rero nkubwira ikintu kimwe mbonye. Hari igihe nako si icyo mbonye ahubwo njya mbona. Hari igihe ujya guhahira abantu ukamubaza inshuro nk'eshatu nshuti yanjye ataranahindukira ngo anakurebe, ukamubaza ese wenda inyanya nangaye shwe inyanya nangaye, noneho n'umuturanyi we ucuruje impande ye ukabona nta nicyo bimubwiye, hari no kugukurura bikakubabaza ukibaza aba bantu baje mu kazi, baje mu butembere, mu by'ukuri icyo kintu. Ariko si n'imbuto gusa wenda nibyo twavugaga. Ubu ngubu ibintu byose abantu benshi bagiye muri business. Ikintu bita keya cyangwa se ikintu bita kwita ku mukiriya nicyo kintu gishobora gutuma nibyo twavugaga, ikintu cyose ugiyemo gishyiramo umutima wawe wose n'amaguru n'amaboko byose n'ubwenge mbere yuko utekereza ibindi byose. Mbese ubishyiramo umutima wawe wose, nubona umuntu wishakemo ibitwenge utagira, ukoresha uburyo bwose wa muntu byibuze abona akantu gatuma agusanga kwegere. Na hanyuma rero business iyo ariyo yose
kandi ikindi amafaranga ayo ari yo yose waba ufite wakora. yego mu yandi magambo ni urugero uzi ko ushobora kugenda ukarangura uturesharupe 10 ukajya utahana inyungu 10 twonyine. najyaga mbabona abantu bagenda batugendana bakagendana ukabona utubara dutandukanye. Abantu bacuruza uduherena Nyabugogo ntujya ubabona, wibwiye ko badafite abana bagaburira? Barabafite n'imigati ku modoka. None buri ikintu gituma bakomeza bagakora n'iki? nuko babariye nuko babonye inyungu nyine babonye inyungu babayibonye babayishatse bakayibona. Rero umunyarwanda hano wakakanya uri kunyumva twitinya yumve ko ikintu icyo ari cyo cyose ushobora kugikora, cyane cyane noneho abagore mwituma abagabo badusuzugura, mwumve yuko babone yuko natwe ari cyo twakora kandi bigakunda. Kubona umugore wicaye mu rugo umugabo ategereje ko umugabo ari buza n'ibyo azana akarya, kandi nawe ariko uguzi igishoro kiri mu muntu. Umuntu ni igishoro gikomeye cyane. Maze iminsi mbivuga waguruka nkagenda ni igishoro kuba mumeka cyakabaye igishoro mperaho. Ntabwo wagakwiye kuvuga ngo wabuze icyo urya ngo byanze burundu. Reka nkubwire n'ikindi rero Emily, uzi ko hari ahantu henshi ku maresitora cyangwa ku mahoteli usanga hari umuntu uhemberwa guhagarara ku muryango agaseka ugasanga ahagaze ku muryango yambaye imikenyero ye, abyuka kare mu gitondo ahagaze ku muryango. Hari abantu benshi bajya bavuga ngo hari imbaraga mu guseka, nabyo n'ikiganiro tuzakora. Ugasanga umuntu arabyuka karibu kiriya umva abantu bakajya handi muri karibu kiriya kandi hari n'ahandi hantu rwose hari ibiribwa cyangwa hari n'ibinyobwa byiza ariko batabahaye karibu ntibajyeyo. Ariko we reka tujye ahantu hari wa mukobwa useka neza bagatahana akantu umukobwa useka neza. N'undi yajya twaba turi kumwe tuvuga ati hari ahantu dushaka kujya gufata wenda agafanta, ariko hari ahantu nzi hari umukobwa uri mwiza unaseka neza unaseriva neza, ngwino tujyeyo. Mukagendera kuri kwa kundi yakwakiriye ukagenda bizinesi yawe igakomera. Ubwo iyo ni bizinesi, kandi izo turi kuvuga ntabwo ari ibintu turi guhimba gutyo gusa, nta nubwo ari byo twumvise abantu bavuga, ni ingero umuntu aba yaragiye acamo. None se ubwo tuvuze iby'imbuto, tuvuze iby'imboga ku bantu b'abatangizi, none se nk'umuntu udafite umwanya wo kwikorera bizinesi ariko akaba urumva hari ibintu umuntu atashyiramo undi muntu umufasha, sibyo? Ariko kandi ndabizi neza hari nyinshi wagiye umbwira, hari ingero nyinshi wagiye ukora z'abantu bagiye bagukorera hejuru ya 500. Business yo hejuru ya 500 utarenze miliyoni, ariko nanone utagiye munsi ya 500. Ngaho duhe nk'urugero rwa business umuntu yagukorera ukabasha kuyikurikirana ukayigenzura kandi ukikomereza n'ibindi nawe urimo kandi ukinjiza. Ni nyinshi ziba zitandukanye, gusa nkanjye wenda hari iyo nakoze ariko sinavuga ko ari business. Kera nigeze kugura moto yo muri iyo myaka nka za 2016 na 7 ntabwo yari ihenze cyane, ariko kandi ntabwo naguze inshyashya. Buri wese nyine n'ubushobozi aba afite. Iyo moto nayiguze 750. Iyo moto sinzi utubazo duke yari ifite, nyishyiraho inoti ya 50 barayinkorera mu garaje, ndangije nyiha umuntu ndayipatanisha nyuma umumotari twemera ngo kazama 1,300,000. Wahiguza 75 mu gihe cy'umwaka. Icyo gihe rero urumva umumotari yarakoze arakora marigre yuko bitagenze neza ko ngira ngo nahombye. Ukuntu byagenze umumotari ageze gutya nyine akajya hamverisa, noneho yamverishije nabaga nayapangiye utundi tuntu mvuga nti ndabyibuka ko icyo gihe nashatse akandi kantu, kurumva nabonaga amafaranga 100,000 mu kwezi. Ariko ubwo ntiwari kuzabona menshi ariko ni 100 nibyo. Ni 100,000 yampaga. Ubumva muri make ni nkaho yampaga 100,000. Noneho ubumva yarayampaga amwe nkayakoresha mu tubazo twanjye, ayandi nkayashora mu kandi. Hari kandi kantu navuze nubwo ntabashije kugira
gukora ikintu kirambye kuko moto ntabwo irambye uko urumva nayo yayipatanye Yagombaga amafaranga kuyegukana. agomba kumpa ntabwo ari amafaranga ndabika ariko ngomba gushaka ikindi kintu kigomba byibuze ko mu Bihita bihumbi cyinjiza. 50 ku kwezi. niko nayo napanze navuze ni ngomba gushaka ikindi kintu kitakimpa ibihumbi 50 uko yamverisaga nabaga mfite icyo nkoraho nyine nkakoraho yo kurya nkakoraho iki ariko nkavuga ni iki kintu Ntere kandi bizajya urundi kurangiza rubuto. umwaka yarangije kugira nabonye ikintu byibuze kiza 50 niko nabigenje birakunda ya moto uko byagenze yagiye kurangiza umwaka yarananiwe kuyishyura ngo yapfuye ngo byagenze bite ubu rero kugira ngo birangire byageze agejejemo ibihumbi miliyoni ndumva yaburagaho nk'ibihumbi 50 cyangwa se Kandi mwana avuganye miliyoni n'igice na 300 na 300. umugabo umunanira kuyirangiza kuyishyura 35 ubwo niyo yarasigaye. ubundi ni 300 namwishyuzaga sinzi uko byari bimeze noneho ndamubura telefone ayikuraho yari afite n'umugore ahantu yakoreraga nawe ndamubura nyine mfata umwanzuro mbwira umumotari rero ubu ngubu tugiye ishyamba Guhiga umuntu. twagiye ari nijoro navuye mu rugo sangahe twavuye mu rugo saa 2 Aho yari atuye wari uhazi. nari mazi twavuye mu rugo saa 2 turagenda tugeze iwe dusanga hari abana umugore ntahari N'umugabo. nuko nyine turamurindira tuhita tujya ahantu haruguru turamurindira mpaka tumugezeho umugabo mpaka nyine tugiye kubona tubona araje na moto gutyo twitsimbye ku gihuru. na moto twayihishe Moto mwayihishe gute? Moto yakujyanye. noneho ngiye kubona mbona araje hashize nk'iminota 5 bitambwiye umumotari tumanuke tuhita tugenda tuba tumuguyeho Moto yari igikora. ati aya masaha baza ngo hari sangahe saa 6 z'ijoro Umuntu ukora business nta kuryama. Ni ukurara umuntu arikanga ndavuga rero sasa ubu bintu byahinduye isura ndimo amafaranga aranaya kandi urabona igihe cyararangiye sasa rero mereza moto yanjye urayama cyangwa mereza moto ati hangane nzayikuzanira ejo amafaranga gutya ntiyoya ubu naje nje narakubuza urabizi uko byagenze yakije moto nawe umumotari yatsindi twese zose turazizana munashorera muraza mu ikubisi wawe turazana ndayiparika kandi yari igikora none se ubwo yari ihombeye icyo gihe none wumva igihe cyo kwishyura cyarageze yaransigaye umwaka wararangiye yaransigayemo 300 kandi nari namwongereho andi mezi 2 byaramunaniye ni ukuvuga ngo buriya ikibazo ndayigurisha kandi ukuramo ntarungutse none se tuvugisha ukuri Emily muri business haba hari amasezerano wenda umuntu ashobora kuba adatuye nk'ibyo bya moto none se amasezerano mwari mwaragiranye yavugaga ngo nadasohoza amasezerano uzasubirana yego moto yawe twavuganye azajya yishyura aya n'aya ku cyumweru ukwezi gushira hanyuma mpaka umwaka ushize ntabwo se ubwo ntiyihombeje hanyuma umwaka warashize namwongeza igihe mwongeza ukwezi biranga mwongeza ukwa kabiri biranga ageraho none atangira kunyihisha biranyubira rero kuvuga ngo rwiyemezamirimo we agomba gukora ku buryo adahomba na gato ntabwo nagombaga guhomba 300 ni none se ubwo yigurishije angahe nayigurishije senyise urumva rero inshuti zacu tubafitiye ibintu byinshi byiza kandi n'ubuzima tuba twaragiye ducamo mu by'ukuri bubwira umuntu wese ko kwiyemeza buri gihe bivamo gutsinda ubwo ndagushimiye kuri icyo gitekerezo nanjye ubwo bimaye icyerekezo ari n'utundi bizinesi umuntu aba yaragiye ajyamo rimwe wenda turangize cyangwa se ukanadukomeza ariko dushobora gutuma nawe ugira igitekerezo cy'ikintu umuntu yakora kandi reka nkubwire hari ikintu kimwe nkunze hari igihe umuntu agenda akavuga ngo njye ncuruza imboga sibyo niba acuruza inyanya n'intoryi na karoti akiberaho ncuruza imboga akajyunguka bibiri akiberaho ariko hari ibintu ngenda imunda kumvana nimba ubonye ibihumbi 50 by'inyungu tekereza kandi kantu sibyo ra
tekereza kandi kantu niba uyu munsi winjiza 2 ejo uzaba winjiza 500 aturutse kuri ka kantu noneho bityo niko kwaguka umuntu akagenda akura. Ni iyihe nama rero watugira utundi tu business warimo uvuga umuntu yafatikanya rimwe na rimwe umuntu ashobora kujyanirana bitewe n'ukuntu wowe wagiye ujyanirana tunagana ku musozo tugira inama abantu utiwenda ushobora kuba ukora iki ukajyanirana n'iki ukakijyanirana n'iki kandi rwose ubuzima bugakomeza. Ubundi biterwa n'ubushobozi ufite n'ubushake ufite. Ushaka gukora business y'amagi, ese amagi umuntu akayashyira he? Business y'injugu ukagura kakabashini gateka injuga kandi kakaziteka ukabonamo makeya yawe. ushobora kujya ku muhanda. Ubuse ntabwo ubona nk'ubu turi mu mpeshyi, hari inoza, hari utumashini tugira amazi ashyushye n'akonje yo kunywa, amazi yo kunywa, hari n'abashyushye ugiye ukagashyira ahantu. Njya mbibona cyane mu mujyi. Amafaranga asa ubwo wabonamo yarayabona. Rero niyo wafata jibu ukayishyira ahantu ukavuga ngewe ukagenda ukayiteka ahantu kuri gare. Nyiguze 2 ni litiro 20 zanye ntanga ikirahure wenda ku ijana cyangwa kuri 200 cyangwa kuri 200 ukayakonjeje. Ayo mafaranga arataha. Niba ushyizeho umwana uti mwana wanjye wowe uzajya ucuruza, uzajya umereza 2 byanjye. Arakora agashyiramo imbaraga 2 akabikuzanira ugataha. Ejo ugakora indi gutyo. Hari utu business twinshi duto tudahenze kandi tudasaba gushyiramo umutima wawe wose kandi ukagira ahantu ugera. Ntusabe ariko wari wasaba umuntu miti akayikwiba. Ahubwo se ninde muntu ufite amafaranga yo kwibeshaho ngo anabesheho n'abandi bantu mu by'ukuri? Ariko kuba wabaho wabuze miti uri umuntu utekereza birababaje kandi ukayibura. Wenda hari n'uyita mitiyu ariko burayabuze imboga atari mitiyu. nk'umuntu uri iyo ngiyo nko mu cyaro abenshi babura mitiyu pe, barazibura. mitiyu ya 200, mitiyu ya 500 ugasanga yayibuze. Agahamagara Chantal, yewe wanyoherereje 200 ya mitiyu. Agatangira kwitotomba atari uyu muntu wirirwa unsaba 200 ubu nta maboko agira yajya yikorera kandi koko abakubwiye ukuri. Ese reka nkubaze niki wabwira umuntu noneho uvuga ngo ngiye ntacyo nashobora? Kwitinyuka icyo cyambere. Itinyuke urashoboye. Itinyuke wicika intege kandi ganira n'abantu bari positive gusa. Irinda abantu baguca intege. Umuntu uvuga ibintu bituma akuzamura mu marangamutima y'ibyo. Abantu baguca intege bareke. Niba umuntu urimo ubwiye igitekerezo kandi wowe wumvaga ari ikijya n'umujya kumubwira ngo tujye kwiba ukumva aragushyigikiye, umuntu uzamureke. Ako numubwira ati tugiye gukora iki n'iki cyufite inyungu runaka kumva arimo aragushyigikira, azaguma aba inshuti yawe, uzarwana intambara yose zatuma aba iruhande rwawe. Ariko nubona ari umuntu uri kubwira ngo ngiye gucuruza amakara akabyanga akanga kwemera, ukabona ese ubwo amakara reba ukuntu usa, reba ukuntu uri umugore mwiza, ubwo ibyo bikara bizakwanduza, uwo muntu uzamureke. Ntuzangiye kumugira inshuti yawe. Si inshuti nzima. Ntabwo ari inshuti. Kuko nta inshuti ni kubwira kuva ahantu habi uri ukagera heza kandi bivuye muri wowe. Yo kuguseka, yo kuguca intege, yo kugusubiza inyuma buri gihe. Yego. Ndagushimiye cyane n'ukuri. Ndahamya neza ntashidikanya ko hari imiryango myinshi yubakitse. Ndahamya neza ntashidikanya ko hari icyo biremye mu buzima bw'umuntu twumvise. None rero niba bikugiriye akamaro watwandikiraho muri comment, biradushyigikira bigatuma twumva mu by'ukuri hari icyo byamaze. Nimba hari icyo wumva wakora, waba ufite akazi gatandukanye, waba ufite business zitandukanye ariko ukaba wakongeraho n'akandi, nta muntu wagushyiriyeho limite. Komeza waguke, utere imbere. Kuganira, kumva bigenda bituma umuntu agera ku byo yifuzaga kugeraho. Ushobora no kuba utari uzi ko wifuza kubigeraho ariko ukomeza uganira n'abantu, ukomeza utwumva, ukomeza wumva ibintu bikugiriye umumaro cyangwa se byakubaka, bigatuma wiremamo ibindi bitekerezo. Turahari kugira ngo dukomeze twungurane ibitekerezo, turahari kugira ngo dukomeze twigishanye. Ndagushimiye rero mubyeyi kandi yego ibyo byose tubwiye ndahamya najidikanya ko hari aho bizagira umumaro. Benshi barabyandika muri comment, benshi barakora like, barakora share, hanyuma bigira umumaro benshi.
hanyuma nawe umugisha w'Imana ukomeze kukubaho kandi Imana ikomeze kukwagura mu byo ugerageza gukora byose naho utaha. Murakoze cyane. Murakoze.